Daily Advice by Claude TV. Iyi ni Daily Advice by Claude TV. My name is Elena. Nitwa Elena. Ndi umwarimu. Nkora ku ishuri. Nkunda akazi kanjye. Mfite abanyeshuri benshi. Ni benza ndetse bagira n'amatsiko menshi. Umwaka ushize nahuye na Yohana. Yohana nawe yari undi mwarimu ariko nawe yigisha imibare. Ni inshuti nziza ndetse arasekeje. Nakunze kuvugana nawe dutangira kujya tumarana akanya. Bwa mbere na mbere ntabwo nigeze menya yuko John afite umugore, nta nubwo yigeze amuvugaho. Yatangiye kunkunda, turakundana, tujya tuvugana cyane. Umunsi umwe naje kwakira telefone, yari umugore umpamagaye, umugore yitwaga Olivia. Arangije arambwira ngo uyu ni Elena. Ndangije ndamubwira ngo yego ni njyewe. Nanjye numva ngize ubwoba. Arangije Olivia akomeza ambwira ngo ndi umugore wa John. Twarashyingiwe tumaranye imyaka 5. Ndangije ngira ubwoba ndatangara cyane ndiganga. Ndibaza ngo ngwiki? Ntabwo numvaga nabyizera. Hanyuma Olivia aravuga ngo ntabwo nshaka kubura John, ndamukunda ndetse ndashaka kugomeza kurinda umuryango wanjye. Ndangije ndamwumva gusa umutima wanjye numva uraremerewe. Ndangije ndamubaza ngo kubera icyo uri kumpamagara? Hanyuma Olivia aransubiza ngo erega nakubonanye na John, none ndashaka kumenya ukuri. Hanyuma numva ndababaye. Ntabwo nigeze menya ko John yari yarashyingiwe, niko namubwiye, ntabwo yigeze abimbwira. Hanyuma Olivia arambwira ngo mfite amafoto nshaka kukwereka. Arangije anyohereza amafoto bari kumwe, barebaga bishimye. Ndangije numva amarira azenze mu maso, ntabwo nari kubyizera ko ibyo bintu biri kubaho. Ndangije nitekerezaho nicuza umwanya namaranye na John, nibuka ukuntu namukunze. Ntangira kumva mfite ishyari, mfite n'umujinya. Ntabwo numvaga kubabaza Olivia kubera iki. Ndangira kwibaza kuki John atabimbwiye, numva birancanze, numva ndababaye. Hanyuma ntangira kwibaza no kwitekerezaho hamwe ndi kumwe na John ukuntu byari bimeze. Hanyuma Olivia arambwira ngo ntukababaze umuryango wanjye, nkeneye ubufasha bwawe. Ndangije numva uburemere bw'amagambo ye. Ndangije ndabyumva, ndamubwira ngo ndabyumva. Nashakaga kumufasha, ntabwo nashakaga kuba impamvu y'ikibazo cyangwa y'ibibazo. Ndangije mbwira Olivia ngiye guhagarika gukomeza kubonana na John. Ndangije mpita niyemeza kurangiza umubano nari mfitanye nawe. Ndangije numva kuko ari wo byo bintu bizima ngomba gukora. Numvaga nitaye kuri John ariko nkumva no kuri Olivia mwitayeho. Umunsi wakurikiyeho nza kongera kubona John ku ishuri. Arangije aramwenyura arambaza ngo hayi Elena. Ndangije numva umutima wanjye bashaka kumubwiza ukuri. Ese twavugana? Niko namubajije. Arangije arabyikiriza, arabyemera, tujya gushaka ahantu heza hatuje. Ndangije ndamubwira ngo Yohana, ndumva nshaka kukubwira ibya Olivia. Arangije ahita ahinduka mu maso. Ushaka kuvuga iki? Ndangije ambwira ati Olivia yarampamagaye. Arangije ambwira buri kimwe. Hanyuma John agareba nk'umuntu utangaye utunguwe. Arangije aravuga ngo numvaga narabikubwiye. Ndangije ndarakara ndamubaza kuki utabikoze. Arangije arambwira ngo numvaga mfite ubwoba, ntabwo nashakaga kukubura. Ndangije ndamuvuga ati ariko ufite umugore, ibi ntabwo rero byari byiza. Arangije arambwira ngo ndabizi, nakoze amakosa. Ndangije nzunguza umutwe wanjye ndamubwira ati twarakererewe, ntabwo ubu ngubu nabo wawe. Arangije areba nk'umuntu wihebye. Arangije arambwira ngo winsiga, ndagukeneye. Ndangije numva amarira azenze mu maso yanjye. Ndangije aramubwira ati ariko ufite Olivia. Arangije arambwira ngo ndagukunda, ndashaka kubana nawe. Arangije umutima wanjye urikanga. Ndamubwira ngo ufite guhitamo, ntabwo twese watugira. Arangije John araceceka.
ndangije numva ndamurakariye, nari naramwitayeho ariko ntabwo nashaka kubabaza Olivia, ngomba kuba umuntu ukomeye. Arangije arambwira ngo Elena, nkeneye igihe cyo gutekereza. Ndangije ndabyikiriza, ndamubwira ngo ufata igihe cyawe, ariko ntabwo nzagutegereza. Ndangije nkomeza kujya kure ye, nkomeza gutekereza kuri Olivia, yari umugore mwiza, ntabwo nashakaga kumubabaza. Iminsi yarashize, ndangije nita ku kazi kanjye, natangiye kumara umwanya ari kumwe n'inshuti zanjye, ngerageza kwibagirwa Yohana, ariko byari bigoye. Hanyuma umugoroba umwe nari ndi mu rugo, numva ndababaye, numva ndi jyenyine. Natangiye gutekereza ku gihe namaranye na John, numva ndamukumbuye, ariko nongera kwiyumva nk'umuntu ukomeye. Nongeye kwibuka ibyo Olivia yambwiye, ambwira ngo ndamukunda kandi ngo ndumva nshaka kurinda umuryango wanjye. Natangiye kumva ibyo byiyumviro, numva nshaka gushenya umuryango w'abandi. Ndangije mpitamo kuvugana n'inshuti yanjye yitwa Maria. Yari umuntu ukunda gutanga inama nziza. Ndangije ndamuhamagara, ndamubwira ngo ese twahura. Ndangije duhura ahantu muri cafe, ndangije mubwira buri kimwe. Ndamubwira ati nakundaga John ariko yarashyingiwe. Olivia yaramamagaye ababaye. Hanyuma Maria nyumva yitonze, arangije arambwira ngo wakoze ikintu cyiza Elena, ntabwo wabana n'umuntu washyingiwe. Ndangije ndamubwira ngo ndabizi ariko birababaza. Hanyuma Maria arabyikiriza, arambwira ngo nibyo kumva ubabaye ariko ugomba gufata umwanya ukiyitaho. Ndangije numva ni byiza kuvugana nawe, mpita menya neza yuko nari umunyembaraga. Nkeneye gutekereza ku byishimo byanjye. Nyuma y'icyumweru nahisemo kongera guhura na Olivia, nashakaga kumufasha. Ndangije ndamuhamagara, ndamubwira ngo ese twahura. Twahuriye muri park. Hanyuma numva mfite ubwoba. Olivia yarahageze ariko agaragara nk'umuntu ufite ubwoba. Arangije arambwira ngo urakoze kumwe. Ndangije ndamwenyura hagati nitonze, nashakaga kureba ukuntu umeze, niko namubwiye, ariko mbabarire ku bwa buri kimwe. Hanyuma Olivia arikiriza, arangije arambwira ngo biragoye kuri njyewe. Twarangije tuvuga kuri John, tuvuga n'urugo rwabo. Hanyuma Olivia ambwira ibyiyumviro byiwe, arangije arambwira ngo ndamukunda ariko mfite ubwoba yuko John ashobora kuzansiga. Hanyuma ndamubwira ati uri umugore ukomeye, ugomba kumuvugisha ukaba umunyakuri. Hanyuma Olivia arabyikiriza, arambwira ngo uri umunyakuri, nkeneye kumuvugisha. Nanjye ndamubwira ngo nzagufasha, ntabwo nshaka kuba ikibazo mu muryango wawe ndetse no mu buzima bwawe. Hanyuma arambwira ngo byiza cyane. Hanyuma arambwira ngo urakoze Elena. Hanyuma twavuganye igihe kirekire, hanyuma menya yuko twumvikanye twebwe ubwacu, tumenya yuko turi abagore twebwe ubwambi dukomeye kandi twakunze John mu buryo butandukanye. Hanyuma mpitamo kujya mu wundi mujyi. Natangiye kumva ko impinduka zamfasha gukira, nashaka kongera kumva mbaye mushyashya. Nyuma mbwira inshuti yanjye Maria umwanzuro nafashe. Hanyuma baramfasha, bambwira ati ugomba guhitamo icyiza kuri wowe kandi uzamera neza. Hanyuma nanjye ndavuga ngo yo ni byiza cyane. Hanyuma umunsi wanjye wa nyuma ku ishuri, nasezeye inshuti zanjye, nsezera abanyeshuri banjye. Hanyuma barambwira ngo yo turababaye, tuzagukumbura. Hanyuma numva ndishimye. Nakundaga akazi kanjye kavanzemo ibyiyumviro bitandukanye, ariko navuga nishimye. Hanyuma nkongera nkanababara. Hanyuma ndagenda, ibihe birahinduka, napakiye buri kimwe, ngatekereza kuri John. Numvaga yuko azabona ibyishimo hamwe na Olivia, numvaga yuko bazavugana ndetse bakongera bagakundana cyane. Igihe nageraga mu wundi mujyi, nagize ubwoba ariko numva nishimye. Natangiye gushakisha akandi kazi, numvaga nshaka kongera kwigisha. Iminsi yarashize n'ibyumweru birashira, hanyuma nza kubona ikindi kigo gishyashya.
abanyeshuri baho n'abarimu baho bari inshuti nziza. Natangiye kongera kwigisha, nongera kumva nishimye, ngira inshuti zindi nshyashya. Umunsi umwe naje kwakira mesaje uvuye kwa Olivia, arangije arambwira ngo navugishije John, ndangije tuvuga ibintu byose. Ubu ngubu nkumva bimeze neza, ndakwishimiye, warakoze. Hanyuma Olivia arakomeza, warakoze kuko wanyumvishe, naranyuzwe. Hanyuma ndamwenyura, numvishe nishimye kuko nafashije umuntu. Igihe cyarahise rero nkomeza kwita ku buzima bwanjye bushyashya, nahuye n'inshuti nshyashya ndetse nizishimira ubuzima bwanjye, numva ndishimye, ntangira kwiyibagiza hashize hanjye. Hanyuma nagombaga gutekereza kuri John na Olivia, ndetse nkizera yuko bashobora kuba bameze neza, ndetse ubuzima bwakomeje gukomeza bugenda, ariko nkizera mu rukundo. Umugoroba umwe navuye ku kazi njya muri paka, hari ahantu hatuje. Hanyuma nza kumenya yuko ndi kugenda ngenda imbere, ntari gusubira inyuma. Numvaga niteguye kwakira iyi experience nshyashya. Hanyuma menya neza yuko urukundo rushobora kuzongera ukambona. Hanyuma nkomeza kwizera ahazaza hanjye. Hanyuma niga yuko urukundo, niga ku rukundo, niga kuvugisha ukuri, niga ndetse n'uburyo umuryango ari ingirakamaro. Namenye neza yuko nakoze amahitamo meza, nari niteguye kwakira ubuzima. Nakomeje gukurikira kuba nakora ibintu bishyashya ndetse n'urukundo rushyashya. Mwakoze kureba iyi nkuru. Niba wumvishe ukaba uryohewe n'iyi nkuru, yikunde kandi like, uyisharinge ku nshuti zawe. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ubone izindi nkuru nziza. Ngaho kanda no kunzogera kugira ngo uzajye uba uwa mbere mu bazajya babona inkuru dushyizeho. Tuzongere duhure ubutaha. Ndabakunda cyane. Yari Daily Advice by Claude TV. I love you. Iyi ni Daily Advice by Claude TV. Daily Advice by Claude TV.